Bakunzi ba Bigererezo TV twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Bigererezo TV, tubaha ikaze kandi ndabizi ko muri abantu mudukunda mudukurikira muri inshuti z'akadasohoka. Uyu munsi rero ntibisanzwe, hari icyo Imana yashyize ku mutima. Maze iminsi ndi gusenga ninginga Imana ngo igire ibintu ihindura muri ibihe bya nyuma turimo, ariko hari ikintu Imana yampishuriye. Yambwiye ko Imana yabonye ko twayisabye ibintu byinshi, ariko nayo hari ikintu kimwe dusaba cyonyine. Ushobora kwibaza ngo ese Imana nayo irasaba? Imana hari ikintu idusaba, hari ikidusaba kandi ntabwo kigoye. Ntabwo Imana idusaba amafaranga, ntidusaba akazi. Imana ntabwo isaba ikindi. Hari ikintu Imana ishaka, kubera impamvu z'uko abantu benshi ngo babuze umwanya, bayiburiye umwanya, babuze akanya ko kubana nayo. Ikidusaba reka nkivuge, Imana yambwiye ko nzabwira abantu babwire ko Imana ibakeneyeho ikintu cyitwa isaha imwe yonyine, akanya gato cyane kugira ngo mujye mubana nayo. Ntabwo Imana igusabye amafaranga, ntigusabye akazi, ntigusabye ituro, ntigusabye ikindi kintu runaka. Icyo data gushakaho ni ukubana nayo. Irifuza ko muba inshuti, irifuza ko mugirana ibihe byiza, mukongera kugirana ubusabane nawe. Rero tutaratangira, reka mbanze senga Imana nk'uko tubimenyereye kuri Bigererezo TV. Ndabakunda, ni igihe siho wa Bigererezo TV kandi muri inshuti z'akadasohoka. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko waturinze muri iki gihe cyose tumaze. Si uko abantu batapfuye, kandi kuba tutarapfuye si uko twabarushaga ubwiza, nta kindi twaguciye mwami. Ni uko watugiriye ibambe, kuba tugihumeka n'ubuntu bwawe. N'aka kanya nicaya aha ushaka umwuka wanjye wamvamo, kubera ko uri hejuru ya byose, urategeka. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Ntabwo turi hejuru yawe, ahubwo uri hejuru ya byose. Turi munsi y'ubukoko kwawe kwiza Mana. Rero ndaguhamagaye, uze ubane nanjye, ushyigikire. Ngiye kuganiriza abantu bawe ijambo ryawe. Ndaguhendahenze mu ituze ugira, ndakwinginze mu mutima wawe ugira imbabazi nyinshi. Imbabazi Imana ntizimbeho, imbabazi Imana zibe ku bantu bose bagiye kumva iri jambo. Nyemerera mwami, iri jambo rigira umumaro, kandi iri jambo rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa, mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bavandimwe, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Mbonero no gusuhuza abantu batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bajya bavuga ngo ijya gutera uburezi irabwibanza. Nkomerezeho nsuhuza abari muri Amerika, Australia, Aziya na Europe ndetse na Oceania. Mbashimire ko kandi mukomeje kuduha ibitekerezo byiza, komantere zanyu turazibona. Imana ibaduhera umugisha. Ikindi tunezezwa cyane no kubona mukoze like na share ndetse na subscribe. Iyo muyikoze muba muduteye inkunga mu buryo bukomeye, kuko muba mwifuza ko ibi tuvuga, ibi dukora, hari aho byava, hari n'aho byagera, kandi irivugabutumwa rikaguka. Rimwe na rimwe nubwo abantu usanga bavuga ngo aba nabo ngo bakore ngo za channel ngo kugira ngo babone abasubscribe. Oya, ntabwo ari cyo twabikoreye, bitewe n'iki gihe kirimo cya none. Abantu benshi babuze ahantu basengera. Inshuti muvandimwe dukurikiye, abantu benshi dushimire Imana yatwunguye ubwenge. Ahubwo tuyishimire ko Imana yaduha ubundi bwenge kugira ngo ijambo ry'Imana ridapfukiranwa. N'ubwo insengero nyinshi zari zifunze, kandi n'ubu hari insengero zigifunze, ntabwo bivuze ko twaceceka. Ntabwo tuzaceceka. Imana yaduha ubwenge bwo kugira ngo tubukoreshe. Rero wowe ukitekereza ngo aba nabo ngo subscribe barazisaba, subscribe itwaye iki? Itwaye iki? Kandi se ubundi njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo umuntu ataguhaye akantu gato n'akanini ntakaguha, kandi tugeze mu gihe cy'urukundo. Inshuti muvandimwe nkurikiye rero, niba uza kumva ibituri kukubwira ijambo ry'Imana, tuba twafashe akanya tukagira ngo tubageze ijambo Imana dushyize ku mutima, tugasenga. Nyuma yo gusenga data akaduhishurira, hanyuma namwe tukabibagezaho ibyo Imana yavuganye natwe. Cyane ko ari nako Imana yajya ibigenza. Yajyaga ibikorera Mose ngo yajyaga azamuka umusozi, yarangiza ngo akavugana n'Imana, Imana ikamuha ubutumwa. Imana yamubwira ati ugende umbwira Abisirayeli ngo ejo ntuzajya aha n'aha, akabibabwira, kubera ko yabaga yavuganye n'Imana. Natwe rero uyu murimo dukora ivugabutumwa, dufata ibihe tugasenga, tugasoma Bibiliya, hanyuma tugategura ijambo ry'Imana nk'uko Imana yari duhishuriye, tukabiha umurongo, hanyuma tukabibagezaho. Ndabinginze rero, jya ukunda ibintu byinshi, ariko hejuru y'uko ukunze ibintu biri muri iyi si,
simvuze ngo ntukange amafaranga, ntukange akazi, sinkubujije gukunda, turacyari mu isi ntituragera mu ijuru, ariko mbere ya byose mukunde ijambo ry'Imana, kuko iri jambo riri hejuru. Mbibutse ko buriya amafaranga ntiyazana ijambo, ariko ijambo ryazana amafaranga. Bivuze iki? Bivuze ngo ijambo ni ryo rya mbere kuruta ibindi byose, uretse ko abantu muri iyi minsi ibyo gukunda ijambo ry'Imana usanga batabikozwa kubera ibihe tugezemo bya nyuma, usanga abantu bose bari bizi. Imana yarampishuriye ndi gusenga, Imana impishurira ijambo rivuze ngo abantu baburiye Imana umwanya. Ndagira ngo dusome twifashishe Bibiliya, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho, dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 26, umurongo wa 36. Turavuga amagambo makeya cyane ko muri iyi minsi abantu benshi babaye abasirimu bashaka ibintu bikeya bitaza gutuma bata umwanya. Cyakora ku mafaranga ho ni abambere rwose, barara amajoro n'amanywa, ariko iby'ijambo ry'Imana benshi bose ntibaba babikeneye. Ariko ntugire inama wajya ukunda Bibiliya, kuko gusoma ijambo ry'Imana hari ahantu bigukura n'aho bikugeza. Munyemere dufatikanye dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 26, umurongo wa 36, haranditse ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa ati nimube mwicaye aha, nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati harya ntimubashije kubana nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yesu yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati Data, niba bishoboka ko iki gikombe kindenga, ngo nkireke nkinywereho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongera kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe. Arongera abasigaho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Maze agarukaho abigishwa bari, arababwira ati musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenzi ari hafi. Mana iherutse kunyereka iyerekwa, ngiye kubona mbona ibintu byarahindutse, mbona isi icuza umwijima, nagiye kubona mbona ikirere cyose cyuzuyemo abamarayika, mbona kandi induru ziravuze ku musozi, mbona abantu bashakishije aho kujya barahabura, ariko numva ba bantu b'abamarayika bari bari kuririmba, nkajya mbona ni nk'utunyoni, ariko ngo baririmbaga bavuga ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye. Mana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo abantu babuze umwanya, ariko kandi igihe ngiye kuza, kubera ko igihe cyo cyarateguwe, nubwo bagiye gutungurwa. Ati yaba bari babaye maso uko bashakisha, bashaka amafaranga, bashaka ubuzima, bubaka amazu n'ibindi, iyaba bari babaye maso bakakwiye kunsenga bakanshaka. Abantu ngo ntibagihe Imana umwanya, abantu ntibagishaka gusenga, ariko ubutumwa Imana yampaye, yanyeretse habaye ibintu bikomeye, inyereka habayeho gutungurwa. Abantu baratunguwe. Imana yarampishuriye irambwira ngo nzabwire abantu, ngo abantu bamenye igihe cy'Imana. Abegereye Imana, Imana izabamenyesha igihe. Iki gihe kiragoye. Mfite ubwoba bwinshi ko abantu bazatungurwa n'iminsi y'imperuka. Mfite ubwoba ko abantu benshi bavunikiye ubusa, abasengaga bakazatungurwa, abahanuzi bakazatungurwa kubera ibigeragezo turimo. Nshuti bavandimwe munkurikiye kuri Bigerezo TV, ntabwo bisanzwe. Mfite agahinda mu mutima ko kubona abahoze bakorera Imana barabiretse, ko kubona abantu benshi bahugiye mu bintu byinshi bizasigara muri iyi si. Uwakwereka ukuntu abantu bari gupfa, byagutera ubwoba, bigatuma nawe ushaka Imana. Byereka mbabwire Theo, nta kintu n'iki ntarakabona kuri iyi si.
ari amafaranga nigeze kuyatungaho, nigeze ku bushobozi bwanjye buke gutunga miliyoni 5. Urumva ntako ntagize mu myaka 30 n'ingahe nari mfite. Urumva nagerageje gutunga amafaranga, kandi ndi mu bantu bagerageje kurya neza, ndi no mu bantu bagerageje guhura n'ibigeragezo byinshi. Ntacyo nabonye rero, ntacyo ntabonye. Ubu igihe ngezemo ndi kwinginga data ngo acungure ubugingo bwanjye, ndindire ubugingo. Nabonye ibintu bikomeye mu itorero, mbonaho akagambane kaje, mbonaho umuntu agambanira undi, mbona urwangano mu mitima y'abantu, mbonaho umuntu abeshyera umuntu, mbonaho umuntu yanga mwene se. Nta kintu ntabonye, nawe warabibonye uretse kwirengagiza. Ukurikije iminsi turimo, ni iminsi igoye. Rero mwasabye Imana ibaha amafaranga, mwasabye Imana ibaha akazi, mwasabye Imana ibaha byose, ariko data nawe aragusabye, arakubwiye ngo muhe isaha imwe. Haleluya! Imana irashaka kumuha isaha imwe. Yesu arashaka kubana nawe, mwemerere mu mutima. Bibiliya iravuze ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa. Cyari igihe cyendaga gusohora, ubwo Yesu bendaga kumufata, ngo umwana w'umuntu yari yagambaniriwe kugira ngo ajye mu maboko y'abatakebwe, kugira ngo abashe kuducungura. Byari mu mugambi w'Imana Yesu kugira ngo afatwe, yemere gufatwa n'abanyabyaha. Iyo atafatwa ntabwo tuba turi kumuvuga. Yemeye gufatwa kugira ngo abone uko acungura Theo, kugira ngo nawe abone uko agucungura. Yesu yadafatwa, uyu munsi wa none ntituba tuvuga n'iyi Bibiliya, ntabwo tuba tuyikoresha tuvuga ijambo ry'Imana. Ariko Yesu yagiye ku musaraba, yamennye amaraso. Yesu yakoze ibintu bikomeye, Imana ishimwe. Ni umugabo uruta abandi bagabo. Ikimenyimenyi adutungiye muri uyu mujyi wa Kigali. Yesu ntabwo azaturira muri Kigali, nubwo abana b'abantu babona turi ntacyo tumaze, ariko Yesu ntazaduteza rubanda. Yesu ntazakurira muri Kigali, Yesu ntazatuma useba. Imana izajya igutabara. Haleluya! Nubwo abana b'abantu babona ntacyo umaze, ariko Imana ikubona nk'uw'agaciro. Nubwo abantu babona uri feke, ariko Imana ibona uri umuntu ukomeye. Nubwo abana b'abantu babona uyu munsi wa none ntacyo wageraho, ariko data agufitiye ubwami. Birashoboka ko uyu munsi wa none uri mu buzima bugoye. Ndagira ngo nkubwire ngo hadata isaha imwe. Imana ishimwe. Mbabarira uhe Imana umwanya, fata akanya usenge. Gusenga guhindura ibintu, gusenga gutuma Imana ikora, gusenga gutuma n'abanzi bawe mwuzura nabo, gusenga gutuma abarozi bapfa, gusenga gukuraho abadayimoni, gusenga gukuraho abarozi, gusenga gukuraho imitego batega. Ndagira nkubwire ngo Imana umwanya gusa, Yesu azabyikorera. Mu bihe byashize njye nigeze nasenga, mbwira Imana ngo Uwiteka, urabona ko ibintu bimeze, nari maze kubura uwanjye twabanaga, hanyuma maze kwitaba Imana sigira uruhinja, nibaza ngo umwana azaba hate. Ariko data ni mwiza, Imana irambwira ngo humura, ni se w'imfubyi nka umugabo wapfakazi. Humura. Ni ijambo riri muri Zaburi ya 68 umurongo wa 6, ngo ni Imana irengera umupfakazi, ni se w'imfubyi. Kandi reka mbabwize ukuri, mbabwire ko Imana ishobora ibintu byose. Ibyo abana b'abantu bananiwe, data arabishoboye. Dusomye amagambo y'Imana dusomye amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Imwe mu ntumwa Yesu yagendanaga nayo. Hanyuma ngo ubwo bari bari kumwe, igihe cyendaga kugera, Yesu ngo abasigaho kuko ari 12. Arababwira ati rero ndabona igihe cyenda gusohora, mbibutse ko igihe cyenda kugera. Yerekwa nagize nabonye tuzatungurwa. Mbona abantu benshi baratunguwe. Habaho igihe cyo kujyana umugeni, ariko abantu batunguwe. Mbabwire ko Yesu ari hafi kugaruka gutwara umugeni. Ibi mwirirwa mwigira nimushaka mu maso musenge, mwegere Imana, mwige gusenga. Nshuti bavandimwe, mwegere Imana kuko igihe ntabwo cyoroshye. Matayo rero yandika ubutumwa bwiza, ibice 26, 3-6. Yesu ngo ari kumwe nabo ku musozi witwa Elayono, ngo agerana nabaho ku musozi, barabwira ngo ntabwo ibihe byoroshye, mureke dusenge, iminsi ni mibi, mureke dusenge. Abahungu uko bari 12 babonye Yesu atangiye gusenga, bahita bisinzirira. Yesu ngo abona nta mikino irimo mu rugamba azarwana narwo, ngo ahita bakata, arabinyombora, ngo ajya gusenga gato, ngo yigiraho gatoya, ngo abasigaho ngaho. Aho ngaho basenze ngo bahita bisinzirira. Systeme barasinzira, iby'Imana barabireka, gukorera Imana barabireka, kumvira Imana barabihagarika, ngo nuko Yesu atinze. Ubwo mubona Yesu atinze, nimube maso musenge.
umugabo wita Luka we yabivuzeho. Luka yanditse igice cya 12 umurongo wa 36, yaravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shebuja ngo hazaza aziye mu bukwe, ngo bariko namwe muhore mwiteguye. Haravuga ngo yaba nyirinzu kandi yamenyaga igihe umujura azaziye, yabera amaso ntiyakunze ko inzu yicukurwa. Haravuga ngo niko namwe mugomba guhora mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekerezagamo. Bene data, aha muhitondere cyane, mube maso kuko ibihe biragoye. Ibi mubona abantu bari kurwanira ubutunzi, harimo n'abantu baroga abandi bakabica kugira ngo bagere ku butunzi. Harimo abantu bagambanira abandi kugira ngo bagere ku butunzi. Akagambane kenshi karabaye. Abantu bafite ubutunzi bw'amahugu, abantu bafite imitungo bigwijeho ariko bahuguje, ariko Yesu azaza bishyire hasi. Bibiliya irambwira ngo ntabuye ntabuye rizasigara rigeretse ku rindi. Nubwo abantu bafite imitungo, nubwo bafite ubutunzi, benshi barabihuguje, benshi bishe abantu kugira ngo batunge. Imana yanyeretse abantu bagambana, Imana yanyeretse akagambane mu bantu, ariko ibyo batunze ngo bizaba ubusa. Ibi bintu ndabivuga kubera ko Imana yabimbwiye ngo nimpaguruke mvuge. Iyaba waruzi ubwenge wabaye maso. Kagambane, Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo ninzagende mvuge. Obadi igice cya 1 umurongo wa 10, aya magambo nzayigishaho. Yarambwiye ngo urugomo wagiriye mwene so Yakobo ruzagutera gukorwa n'isoni. Umunsi wahagaraga urebera ngo ibyo wagize bizakusubira ku mutwe. Akagambane wagiriye muvandimwe, akagambane ubugome wamukoreye ukabona ubutunzi n'amatungo, ibyo bizagusubira ku mutwe, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Nshuti bavandimwe, Imana yashatse ko mumenye ibi bintu, mubimenye. Ntabwo ari igihe cyoroshye, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kuba maso. Ibi ndabivuze nshuti bavandimwe mukurikira Bigirerezo TV, mube maso musenge. Yesu yigisha abigishwa gusenga ariko bo barasinzira. Yesu arababwira ngo nimube maso musenge mutagwa mu mosha, ariko abigishwa ntibabyumva. Yesu aragenda arisengera. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo kubana n'Imana. Imana yarambwira ngo mbabwire ngo irabashakaho isaha imwe, mwegere Imana mwisenge. Mu kazi kawe ukora ka buri munsi, mu gushakisha muri iyi miruho turuha twirukanka dushakisha ubuzima, jya ufatamo isaha imwe uyiha Imana, bizagutera kurokoka iminsi mibije. Reka dusenge. Navuga ko ntazajya mbatindira. Imana duhana umugisha. Nabakundaga kandi ndabakunda. Nshuti bavandimwe mwari munkurikiye, mucyumva ubu butumwa mukwirakwize, mukoresha na like ndetse na commentaire zanyu turazikenera kugira ngo tubashe kumenya neza ibyo tubabwira, nimba hari aho bibakora naho bibageza. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda kandi ndabasengera uko bwije uko bukeye. Uko umwami Yesu ashoboje niko nkora, kandi nkora iteka ntashaka ibihembo by'abana b'abantu, ahubwo ngambiriye kugira ngo Imana izampe ubwami. Reka tubashimire rero mwe mwari mukurikiye munkurikiye kuri Bigirezo TV, Evangeliste Theoneste Niyonzima, si wa Bigirezo TV. Imana iduhane umugisha muri inshuti zacu. Ndabinginze ubutumwa mu bukurikire, dufata bibiri ukunde gusoma. Imana izajya iguha umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kuri Imana idushoboje, tugushimiye ko mva gusenga, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo ugira, tugushimiye ko uvuganye natwe, tugushimiye imvugo yawe nziza, tugushimiye urukundo ugira. Ntuhabwe icyubahiro. Aya masaha rero Yesu turaguhamagaye Mana, hari amakuru wanyeretse, hari ibyo wamenyesheje Mana. Abantu benshi batinye kuvuga, ariko narakubwiye ngo ndakwemereye shingiye ku byo wakoze. Kabone niyo napfa ariko nkapfa naragukoreye, kabona niyo nafungwa ariko nkafungwa narakuvugiye. Hari intumwa zavuze, hari intumwa zagukoreye Yesu we, bemeye gucibwa igihanga. Bamwe babashyize mu ngunguru z'amavuta, abandi babamba bacuritse, abandi bajugunywa ku birwa byitwa Patimu. Yewe Yesu mwene Dawidi, igihe kiragoye kandi kirasohoye rwose. Ngubwo abasenga Data bakwiye kugusengera mu kuri no mu mwuka. Saba umuntu wese umwuka wera amaze kumva ubu butumwa. Urakoze kuko umwuka wera umutanze. Uyu mwuka wera ntuzadutinyura kuvuga ibyo abandi baretse, kandi uyu mwuka wera azajya turinda imbaraga z'umwijima. Tugushimiye kuri kumwe natwe. Reka ineza Imana ibane natwe, dufashe komeze kudushyigikira mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane rero, ushobora kugenera
gira nimero de telefone ndaza kuyishyira kuri channel yacu, muzajya mudukurikira. Imana ibahe umugisha, nawe utaha. Asitara visita, ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Amen.